Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi, haba ibiganiro ndetse n'ibihangano tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Turabaramukeje tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe. Turabifuriza amahoro y'Imana abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda birumvikana. Twifurije amahoro y'Imana abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twifurije amahoro y'Imana rero kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ndetse by'umwihariko tubanje kubabwira ngo nimukomere, twibuke twiyubaka muri iki cyumweru cy'icyunamo, aho twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turabwira abantu mwese mudukurikira n'abo tubana mu bihangano ndetse n'ibiganiro tunyuza kuri umuyoboro, tubabwira ngo nimukomere. Ariko kandi impamvu uyu munsi dufashe umwanya ngo tuze kuri kamera ni ukugira ngo tuganire ariko kandi dukomezanye. Ngira ngo ku bantu tubana muzi ko tujya dukora ibiganiro bijyanye n'umuco, gukunda igihugu ndetse n'iyobokamana. N'ubundi rero ntabwo turi kure cyane ko muri iki cyumweru abantu benshi baba baganira, ariko kandi dufite umurongo wo kuvuga ngo twe guheranwa n'amateka. Uyu mwaka rero turashima Imana, tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwahisemo intego yitwa ubudaheranwa. Turibuka ariko kandi ntabwo dukwiye guheranwa n'amateka, ngo amateka yacu natubere atugire abacakara. Ngira ngo uyu munsi tugiye kuganira aho twahisemo insanganyamatsiko ivuga ngo abanyarwanda ntituri imbohe z'amateka yacu, ahubwo turi umusaruro wayo. Reka hari nkasubiremo kugira ngo wowe udukurikira nawe ubitekerezeho neza. Abanyarwanda ntabwo turi imbohe z'amateka twanyuzemo, ahubwo turi umusaruro w'amateka yacu. Kubera iki? Ngira ngo imyaka 31 irimo ishira, abanyarwanda dufite ibyo twanyuzemo kandi bikomeye, ndetse hari n'abajya bagerageza kubyoroshya abandi bakabisigiriza. Ariko nagira ngo tutaranjira mu nsanganyamatsiko neza mbabwire ko jenoside ni imfura mu byaha bidasaza, nicyo cyaha cy'imfura mu byaha bidasaza. Singiye kuvuga ibindi, ubimenye gutyo gusa aho dukurikira ko jenoside nicyo cyaha gikuru mu byaha bidasaza. Umuntu wagize uruhare mu byaha bitagisana na jenoside, imyaka uko yangana kose ni icyaha kidasaza. Iyo ubihamijwe n'amategeko, ibimenyetso bikagaragara, urahanwa imyaka yabishize iyo ari yo yose. Reka rero tugaruke ku budaheranwa. Ngira ngo abanyarwanda nari mvuze ngo dushime Imana yaduhaye ubuyobozi butureberera bukatubwira neza ko tudakwiye guheranwa n'amateka, dukwiye gukora tukiteza imbere, ndetse tukibuka twiyubaka, tukigira ku mateka yacu, tukubaka ejo hazaza. Mu muco w'igihugu, mu banyarwanda muri rusange tugiramo indangagaciro eshatu zihetse izindi. Ni nyinshi, abantu bazi iby'umuco barabizi, ariko muri ubu budaheranwa ndavuga kuri eshatu gusa. Hanyuma nawe uko tugenda tuganira, haba muri iki cyumweru cyo kwibuka ndetse no mu bindi bihe, mujye mutekereza kuri izi ndangagaciro eshatu zihetse izindi mu muco wacu w'u Rwanda, arizo zidufasha kudaheranwa n'amateka yacu twanyuzemo, cyane cyane aya ngaya afite ingaruka zifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Indangagaciro ya mbere ni ubumwe. Ngira ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, muri amezi guhera mu kwa karindwi, ubuyobozi bwacu bwashyizeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubu bumwe dukwiye kubusigasira, tukaba umwe nk'uko turi abanyarwanda. Dufite amahirwe yo kuba mu gihugu cyacu. Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, duhuje umuco bitandukanye no mu bindi bihugu. Niyo mpamvu ubumwe bwacu dukwiye kubugira intego kugira ngo nyine tubane mu mahoro, duturane tudatongana, umunyarwanda abone umunyarwanda nka mugenzi we, tubane mu mahoro. Indangagaciro ya mbere muri izo nkuru rero ni ubumwe. Ya kabiri ni ubupfura, ndetse gukunda igihugu no gukunda umurimo no kuwunoza. Izo ndangagaciro enye rero, reka tuvuge enye, nizo zihatse izindi, nizo nkuru, nubwo indangagaciro z'umuco ari nyinshi, ariko zose ziba zishamikiye kuri izo ngizo enye. Nari mvuze ubumwe. Iyo tuvuze no gukunda igihugu, ntabwo ari gukunda imisozi, ntabwo ari gukunda imitungo, ni ugukunda abanyagihugu. Gukunda igihugu ni ugukunda bene cyo, ugakunda bene igihugu, ugakunda abanyarwanda.
wakumva umunyarwanda yagize akaga ukababarana nawe, yagira ibyiza ukishimana nawe. Ngurwo u Rwanda twifuza, u Rwanda rwacu. Ubu turi mu cyumweru cyo kwibuka, aho aricyo kibanziriza ya minsi 100 tumara twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Aho iyo tubivuze gutyo ni ukugira ngo wumve ko gukunda u Rwanda si ugukunda inka, si ugukunda imisozi, si ugukunda ibindi mitungo n'ibindi, ni ugukunda bene gihugu. Umunyarwanda agakunda mugenzi we, tukabana mu mahoro. Ngurwo u Rwanda twifuza. Turimo turibuka, ariko turibuka tutihorera, kubera ko turi mu Rwanda rw'ubumwe. Uru Rwanda rwibuka ntiruhore se, uru Rwanda ruheka abarwo bose, uru Rwanda rucyura bahukanye ntawe wirukanye bagataha mu gihugu, twarunganye iki? Iyo tuvuze rero gukunda igihugu ni ugukunda abanyarwanda, ugakunda abanyarwanda yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, ukagendana u Rwanda ugiye hose. Kugendana u Rwanda ni ukugendana abanyarwanda ku mutima. Tujya tugira intego ivuga ngo ndi umunyarwanda ndino, nkaba ndi umunyarwanda ndino hanze yarwo. U Rwanda tugendana ku mutima nirwo rutubyara urunguru tugendamo. Intwari zahagaritse jenoside niko zabigenje, zagendanye u Rwanda ku mutima aho zari ziri hanze yarwo, zigendana u Rwanda ku mutima, hanyuma u Rwanda zagendanye ku mutima nirwo rwabyara urunguru tugendamo. Ngira ngo ibyo ngibyo wenda tuzadufata ibiganiro tugende tubyumva gake gake, tuzabana mu biganiro byinshi muri iyi minsi 100, tuzabana mu biganiro byinshi dusobanukirwe neza umuco, amateka yacu n'indangagaciro z'umuco wacu, dukomeze tubigendanemo neza, tubane neza. Indangagaciro yindi nari mbabwiye ngo ni gukunda umurimo no kuwunoza. Gukunda umurimo no kuwunoza, ibyo ukora, inshingano ufite, ukamenya yuko gushyira imbere inyungu z'abanyarwanda muri rusange nicyo cya mbere. Ngira ngo turakomeza tugende tubireba, tuzanakomeza mu biganiro, ariko izi ndangagaciro uyu munsi tubanze turebe ziradufasha iki kugira ngo tudaheranwa n'amateka yacu, nk'uko tugomba kwibuka twiyubaka kandi ntitubimboze amateka, ahubwo tukaba umusaruro wayo. Abato bakibyiruka bakamenya ko kwibuka kwacu atari inzika, ahubwo ari gukora mu gaseke k'amateka, tukabahaho, tukabapfungurira, tukabereka ahabi twanyuze, tukabereka heza tugeze, kandi tukabatungira urutoki heza dushaka, hanyuma bagashyiramo imbaraga kuko baracyazifite. Nibutse ko urubyiruko igisobanuro cyarwo ni uyu munsi ndetse n'ejo hazaza h'umuryango mugari w'abantu. Ubwo urubyiruko rw'u Rwanda ni uyu munsi ndetse n'ahazaza h'u Rwanda. Rubyiruko rufite inshingano zidasanzwe, dufite inshingano zidasanzwe zo gukora tukiteza imbere, tuzirikana ko tutari imbere z'amateka yacu, ahubwo turi umusaruro wayo. Rubyiruko mutekereze, murebe uburyo aho u Rwanda rugeze. Hari abantu batekerezaga ko u Rwanda rurangiye, rugiye kuva ku ikarita y'isi, ariko uyu munsi u Rwanda ni icyitegererezo mu mahanga. Umucyo wacu uramurikira amahanga, nubwo hari abatabibona bagashaka gupfobya, bagashaka gukora ibiki, ariko tugeza heza dukwiye gushimira Imana, ariko tugashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Urubyiruko rero ntabwo dukwiye gusinda iri tuze n'amahoro ngo twe kubibyaza umusaruro wubaka. Hari ukuntu abantu bajya bagira isindwe ry'ituze n'amahoro, ugasanga aya mahoro Imana iduhaye, ubuyobozi bwiza Imana iduhaye, uyu mutekano udasanzwe, aho abantu bagenda amasaha 28 ntacyo wikanga, ugasanga ntabwo tubona yuko iyo ari ineza Imana itugiriye ngo tuyibyaze umusaruro. Ukabona abantu murimo murafata ibinyabiziga mukajya kure gusinda no gufata ibiyobyabwenge no gukora ibindi byaha bitandukanye, ugasanga aho gufata ayo mahirwe ngo tuyabyaze umusaruro dukore cyane muri za ndangagaciro, ahubwo turimo turonona indangagaciro n'uburere n'ubupfura bwacu nk'abanyarwanda. Nari maze kubabwira rero ngo dukwiye gukunda umurimo ndetse tukawunoza. Niba uri umunyeshuri, umurimo wawe ni ukwiga. Ikizahesha agaciro intwari zahagaritse jenoside ni uko bazabona twebwe turi muri izo nyungu, turimo dusigasira ibyo abanyarwanda tugezeho. Ngira ngo abanyarwanda bavuga ngo nta nsinzi itagira ibitambo. Nuzajya mu kinyabiziga cyawe ukajya mu muhanda mwiza nk'uko ibikorwa remezo mu Rwanda bimeze neza, ujye wibuka ko dufite irimbi ry'intwari, wibuka ko dufite umudugudu w'abamugariye ku rugamba. Abo bose bazaterwa ishema no kubona turimo dukorera igihugu tucyubaka. Nibura bajya bavuga ngo kwa kuguru kwanjye natakarije ku rugamba ntabwo kwapfuye ubusa, durabona ko iraga aho bageze, barimo barakora ibintu byiza.
bwa bumuga navanye ku rugamba rwo guhagarika jenoside. Umuntu avuga ati ntabwo byapfuye ubusa, dore aho u Rwanda rugeze. Ngibyo bizatuma aba bantu baterwa ishema n'abo turiho, abantu baterwa ishema n'ibyo dukora, bakumva badatewe ipfunwe no kuvuga ngo burya bari abantu nibo narwaniriraga, ubu koko ibi nibyo naruhiraga, bagaterwa ishema no kubona uko tumeze. Ibi bintu ndabivuga kandi cyane cyane urubyiruko babyumve cyane. Urubyiruko mwumve ko dufite inshingano zikomeye zo gutera ishema bari abantu, bakajya babona ibyo dukora, natwe tugaterwa ishema no kuvuga ngo ntabwo twifuza kujya tubabwira ngo mwarakoze. Nubwo umuntu ngo waduhaye ubuzima, mugaragarize icyo ubwo buzima yaguhaye, icyo umumarisha. Wishimira umuntu ngo yaguhaye ubuzima, ariko kandi bwa buzima yaguhaye utarimo umwereka icyo ubumaza. Dukwiye rero gukora, tugakora cyane. Narimbuze ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo no kunoza. Hari n'indangagaciro nkuru nitwa ubupfura. Ubupfura ni indangagaciro ikomeye cyane yafashije abanyarwanda bahagaritse jenoside. Iyo tuvuze abanyarwanda bahagaritse jenoside, bitugarura kuri wa mwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi, aho itandukanye n'izindi zose zagiye zibaho ku isi. Ngira ngo iyo musomye amateka yabaye, yakorewe abayahudi, yakorewe ubwoko bwitwa abahejero muri Namibia, yabaye muri za Yugoslavia. Izo jenoside zagiye ziba aho zitandukanira n'iyabaye mu gihugu cyacu yakorewe abatutsi, nuko jenoside yakorewe abatutsi yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda, abayigizemo uruhare b'abanyarwanda, abarimo kwikorerwa ari abanyarwanda, ariko kandi n'abayihagaritse ni abanyarwanda. Ngiyi impamvu ituma tuvuga ngo nimureke ndi umunyarwanda tuyigire ubuzima, kubera yuko nicyo kintu kizadufasha. Nidushyira hamwe tuziteza imbere, tugakundana, tukabana mu mahoro. Impamvu rero nkomoje kuri ibi ni indangagaciro y'ubupfura. Ubupfura, umwanditsi umwe yaranditse ngo imfura niyo mugendana ntigusige, mwasangira ntigucure, mwaganira ntikuvemo, ngo yakira ntigusuzugure, ngo kandi wapfa ikakurerera, ngo kandi imfura irasonza ntiyibe. Ibyo nibyo yabashije kwandika umugabo wanditse igitabo avuga ku bupfura. Avuga ko rero imfura ibyo bintu niba mugendana ntusige, tugendana ntusige, bivuze ngo uri imfura mu rugamba rw'iterambere, mu rugendo rw'iterambere winsiga. Niba ubona ari cyo wafasha mugenzi wawe mu iterambere, wimusiga. Nimureke tugendane abanyarwanda, dufashanye, dushyigikirane. Niba ubona duhuje impano, kuki wumva ko wazamuka ukansiga? Dushyigikirane. Niba ubona duhuje umwuga, kubera iki wavunika kandi duhuje umwuga? Wambwiye tugakora, tugasaranganya ibihari, tugasangira ko imfura musangira ntigucure. Kubera iki twaba dufite umwuga umwe, ugakora ikiraka cya miliyoni 100, uzi ko nta kazi bifite, kandi uzi neza ko twize ibintu bimwe, dukora bimwe? Wagakwiye kuba imfura, kandi uruti nabonye ahantu hari akazi kenshi, harimo miliyoni 100, ngwino ukoreye 50, nanjye nkoreye 50, hanyuma tuzamukane nk'abanyarwanda. Ibyo bintu hari icyo bitwaye, twese tukazamuka. Nta kintu uzaba ngo nuko ahubwo nufata za zindi 100 ukanga kuma, ejo bundi nimenya ko wakize nzakurisha nze kugusaba, usange noneho nkubereye umutwaro, kandi wari kumbwira tukagakorana, ukazamuka nanjye nkazamuka. Ntabwo turi imbere z'amateka, ahubwo turi umusaruro wayo. Dushyire hamwe tuzatera imbere. Ubupfura rero arongera aravuga ngo mwaganira ntikuvemo. Abanyarwanda bagiraga ibanga. Mu muco w'abanyarwanda ubundi habaga n'ibanga. Umuntu ukubwiye ibanga rye ukaribika ntumuvemo. Ariko ubu ngubu abantu barimo barata indangagaciro, waganira n'umuntu akagenda akakuvamo. Ntabwo ari byo abanyarwanda, mureke tugaruke ku bupfura. Ngo muragenda ntigusige, murasangira ntigucure, mwaganira ntikuvemo, ngo wapfika kurerera. Murebe amateka y'ibyo twanyuzemo turimo tuvuga muri cyumweru cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Abantu imfubyi zabaye nyinshi n'abapfakazi, ariko hari izireze, hari zabuze abantu, kandi imiryango ihari. Twagakwiye kuba umenya amakuru ngo hari umwana wiyera, wagakwiye kuba uyu munsi uri gufata inshingano zo kumubera umubyeyi, kubera yuko abanyarwanda kera umuntu yareraga undi, nta nubwo byategerezaga ko apfa. Washoboraga kubona umwana ari mu ikosa ukamuhana nk'uko wahana uwawe, ariko uyu munsi
ntabwo bimeze neza. Nimureke twe kwindeza amateka ahubwo turi umusaruro wayo, twe kureba bya byaduteranyije abantu bakamarana, ahubwo turebe icyo twahuriyeho kugira ngo twubake igihugu cyacu. Ntabwo turi imbeza amateka, turi umusaruro wayo. Wowe uzi neza ko uri umunyarwanda wamaze kwakirana umunyarwanda muri wowe, bitari bya bindi byabirirwa basebya u Rwanda baruvuga nabi kandi baruvuga nabi ari abanyarwanda. Ngira ngo hari abantu bagiye bakoze ibyaha bageze hanze, aho kugira ngo nibura bagire umutima nama wicuza, bibatera kwidoga, babaha ijambo, bibatera kwidoga no kwishima ibyaha bakoze. Ariko si byo, ubwo si ubupfura, mureke tube imfura. Reka nongere ngaruke ku rubyiruko. Bene abo bantu nimubumva rubyiruko, ikoranabuhanga rirahari, nimwe murigiraho, muribonaho uburyo murigeraho mu buryo bworoshye kurusha abana basaza n'abakecuru. Nimwandike, nimuvuguruze. Umuntu navuga ngo abanyarwanda ngo tubayeho tutishimye kandi atari hano mu Rwanda wowe uhari, muvuguruze, turishimye, ubivuguruze nawe wandike. Nibashaka bazasibiye komantere bashyize, ariko bazaba bayibonye. Ariko twiceceka tubona iby'iwacu birimo biburi tuza, abantu barimo bashaka kudusenyera ibyiza twagezeho. Twe guceceka, duhaguruke twubake, duhaguruke turwanye abantu barimo bapfobya jenoside. Bazatangira kuvuga ngo abana bavutse muri za 2000 na kangahe barimo barakuraho amagambo yo gupfobya ko jenoside yabaye badahari. Nababi babibamo bakabibashyiramo. Mureke natwe rero tubibe byiza. Niba umuntu yapostinze ikibi, namwe nimupostinga ibyiza. Inzego zimukurikirane ko yapostinze ibibi, ariko wowe postinga ibyiza. Wiceceka, wituza. Mureke uvuge ngo ngiye ngo reka nicecekere. Oya, wiceceka. Hari ibyiza wabonye, hari ibyiza urimo kuryoherwa mu gihugu cyacu. Wiceceka, haguruka uvuge. Dushyigikire ubuyobozi bwacu, politike nziza dufite mu gihugu cy'u Rwanda tuyisigasire. Mu by'ukuri ntabwo turi imbeza amateka, ahubwo turi umusaruro wayo. Mu by'ukuri ntabwo dukwiye kwicara ngo turebe, ntabwo dukwiye guterera iyo nk'abantu badafite icyo babona. Izi mbuga nkoranyambaga ziriho, mureke natwe tuzikoreshe. Igihugu cyacu cyashyizeho uburyo bworoshye bwo kubona za interineti zihuta. Abantu bafite amatelefone, abandi mufite amamashini, mufite za Facebook account, mufite za WhatsApp, mufite za TikTok. Urubyiruko, ibyo bintu ni bibyaza umusaruro twubaka igihugu cyacu. Nubona umuntu wanditse ibintu, wavuze ibintu bidafite umurongo mwiza ujyanye n'igihugu cyacu, nawe fata umwanya wandike, fata umwanya uvuge, fata ijwi ryawe urikodinge uvuge. Uvuga uti u Rwanda ni rwiza, ibikorwa remezo byarazamutse, amashuri arubakwa, amavuriro arubakwa, imihanda irahari, ubu u Rwanda rumeze neza, abantu bose nta vangura rihari. Ubu se wenda nsa n'usoza, kuko nababwiye ko turi kumwe cyane muri bino bihe, muri no minsi ijana yo kwibuka tuzatugirana ibiganiro cyane bishingiye ku muco wacu n'amateka, ariko cyane twibanda ku budaheranwa. Reka dutange urugero ku burezi. Ubu se ninde utazi ko hari igihe cyabayeho mu Rwanda umuntu adakomeza kwiga kandi atabuze amafaranga y'ishuri, atananiwe gutsinda, ariko bikarangira adakomeje kwiga? Ariko uyu munsi abana bariga, ufite mu mutwe rwose ariga agakomeza akagenda, nta byo kureba ngo nuko kwa runaka ngavuka hana. Ubwo ni ubudaheranwa, ni ikintu cy'ingenzi. Wowe nukora cyane bizakugeza aho ushoboye, niho uzagera. Ntawe uzagushyiraho umupaka ngo nuko uvuka kwa runaka, ngo nuko uturuka hana. Oya, turi u Rwanda, turi abanyarwanda, tugenda mu Rwanda ku mutima, rutubyara rwo tugendamo neza. Ndimo ndagana ku musozo, nababwiye nti ntabwo turi imbeza amateka, ahubwo turi umusaruro wayo. Niyo mpamvu tutakwiye guheranwa nayo muri ibihe byacu by'ubudaherana. Ndahumuriza abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi, babwira nti mukomere, dukomere. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo amateka ataratwishe yaradukomeje. Avuga akantu gakomeye, aravuga ngo inkuba ikubita ahantu rimwe, iyo bamaze kuhagangahura inkuba ntiyongera kuhakubita. Abanyarwanda inkuba yadukubise rimwe ntabwo izongera. Icyakora ikintu nababwira gikomeye wenda nsoza nuko buriya iyo ikintu gipfuye kikazuka ni ikimenyetso cy'uko urangaye cyakongera kigapfa, kuko urupfu rwakisha rwo ntirupfa. None rero banyarwanda,
u Rwanda rwarapfuye rukazuka njyewe nawe ntabwo turangaye ugomba kujya ureba ukareba niba ntaho urangaye ukaba maso ukaba umukumirizi w'ikibi mu gihugu cyawe cyangwa ndi umukumirizi w'ikibi mu gihugu cyanjye kandi ubu ngubu twaraga tubana wenda mu bihangano mu biganiro ubu nta gusubira inyuma tugiye kurebera hamwe uburyo akantu ku kandi uburyo dukwiye kubaho neza tukubaka igihugu cyacu ugatanga umusanzu wawe nanjye ngatanga uwanjye ijwi ryawe rikavuga maze tukubaka igihugu cyacu uko tubyifuza kikaba igihugu cyiza igihugu abanyarwanda nawe bavuga ngo u Rwanda ni ingobyi iheka abarwo bose mu Rwanda twifuza kuraga abana bacu mu Rwanda rwiza u Rwanda rufite amahoro u Rwanda rutuje abanyarwanda batuje batekanye batuze imiti bihuje baturanye badatongana abibuka bakibuka ntibihorere ngo u Rwanda twifuza kuraga abana bacu ndizera ko u Rwanda nigeze gukora umuvugo uvuga ngo mu Rwanda ndota ariko noneho ndumva ashaka kuzakora undi ugaragaza ko urwo narotaga rwabonetse nubwo hari urundi ndimo ndota ariko urwo narotaga cya gihe rwarabonetse ubu ntabwo tukiririmba ngo Imana yari irihe ntabwo tukiririmba ngo byabihe ngo byatubereye ngo bya bindi byose turimo turavuga ngo waturemeye u Rwanda rushya tubwira Imana ngo waturemeye u Rwanda rushya reka rero nsoze mbashimira ariko by'umwihariko ntabwo nakibagirwa abantu mwakanze kuri subscribe muraba agaciro cyane abantu mwafunguye inzogera ku buryo n'iki kiganiro dukoze mwahise mukibona muraba agaciro rero nimwe mpereho mbashimira nawe wafashe umwanya ukadukurikira niba waba utarakora subscribe ndagushimiye ariko niba ushoje iki kiganiro kanda uburyo bwambo byanditsemo subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro bindi tuzajya dukora ujye uhita ubibona nawe mu bambere tubane yaba ibiganiro dushyiraho yaba ibihangano binyuraho n'ikindi cyose ujye uhita ukibona mu bambere ndabashimiye rero reka nongere mbabwire nti twibuke twiyubaka dukomere kandi nzi neza ko Uwiteka nyir'ihumure ryuzuye uko yibutse u Rwanda n'abanyarwanda akaduhira ihumure n'irituze n'umutekano n'amahoro azakomeza kuduha imbaraga dukomeze no kubirinda ndabashimiye rero njyewe na Sam Muvunyi twabanaga kandi tuzakomeza tubane twabanye muri iki kiganiro tuzakomeza tubane twaraga tubana muri bihangano indirimbo ndetse n'ibindi tugiye gukomeza no kubana no mu biganiro nk'ibi turebera hamwe ko twakubaka igihugu cyacu binyuze mu gukora icyo buri muntu ashoboye wowe ushoboye iki njye nshoboye kukubwira n'ubu ndakubwiye urumvishe se nawe rero icyo ushoboye utangire ugikore maze twubake u Rwanda twifuza amahoro y'Imana bane namwe naho gutaha ndabakunda cyane twibuke twiyubaka